kanze musake ntabwo nasatse benshi aho raza yase ni Kigali gusa Kigali se turakina bana mubeshi jewe umunyakazi ntabwo abizi rwose je umunyakazi ndapfa nta na kimwe namusitse kuba ngo nari bintu uriya wese abanyasa n'umutimbo ntabintu abonye rwose nta kintu kirimo rwose ngubu nanjye uyu mukobwa se iki gikapu ibintu bihuriyera umukobwa nta hantu muzi uyu mukobwa nta hantu muzira oya kamubaze iby'umukobwa rwose oya Algo somos ele. Okay. Nese mufarikira mukobwa. Okay, nacho zo tujye mu rugo. Ahantu twanze. Nanjye hano nibera aha nibera no akazi kaba kananyishe bananiwe byataye ndetse cyatwe tuganira cyatwe niko mbona ndi kwibona oya ganira wicara tuganira mukuru muri nkomati se pyo mu cyari wani yara ntago ari neza namusize mushiki wanjye ari naburi cyatumye nsanga hariya n'imodoka yansize gusa nyine nisatse amafaranga n'ibyangombwa byose nabibuze banza ari umuntu wo muri bisi yatwaye ibibazo niko muri Kigali babayeho niko muri Kigali bimeze ibangaye gato nyine nuko bari impamvu nanjye itumye nguzana hano hari umukobwa nabonye kuri ya foto ufite sara mushiki wanjye yagize ati harwo twize guhurira pyo ngiyo muri nkomati mu cyaro agutera amabuye oya ntago tiga amatwi mubye ntago nteye amabuye gusa baraga mu bibazo bikomeye Молчится там. Tugende mugeze mu rugo ubundi bagushaga ikibuno So rero kandi ukuntu unugira ikibazo
Ntabwo burabasha nanjye birangiye ambwira ko namuhemukiye kuko ibi bigabo byanyuzeho nanjye birandeba ubwoba burangice munanjye ngira ngo ahubwo bigiye kunkubita bamusize amahoro noneho namubonye ndabyibuka niyo mpamvu nakubajije ngo uyu mukobwa kumubona ku ifoto bite gusa naje kumuherekeza mugeze imbere yo kwiremba iwanyu mugeza mu rugo mbona nta kibazo mbona gukomeza byose byabaga kuri mushiki wanjye kuko ntabizi gusa ko kubona musigaye biragenda gutya umva nyine nta kundi ahubwo karibu tujye mu nzu nunakweje no hanze ihangane nta kundi ni karibu mu nzu bose bishaka abona arangiye saratose rero tugomba kubikora vuba vuba iki dukora uranyutse ibyo nkora yewe ahubwo mbwira ni ryari na n'ubu kuko kiromba ntaho hari nshaka kubikora rero kugira azagaruka asazanye ako peki yabona uri umuntu uri shapu ubundi waza kujyana mu mujyi ngaho se kujyana Kigali ukajya gukora akazi shaka kandi ndabona wagashobora hose ntagashobora nta kazi ntakora akazi kari ko kose nagakora ndabyigaho niba ngombwa nzaza gutwara Kigali shaka ariko uze unyishyure sasa nje kureba hano ukuntu hameze reka ngende ubwo ngubwo wabungiriye neza kabisa sasa ndabona gutegereje ariko urasi mushiki wawe nabonye hano hano nabonye ufite mushiki wawe mwiza hari ibintu uzaze tuzabivugana tuti sasa ndabona byera harera bya hatari ebana kabisa nugura ahantu uzabuguze neza sawa petit frère saro wa mwana ibintu by'imiteto ntabwo nshaka dugomba gushaka amafaranga urumva ibintu byo kwirirwa wirizariza ahangaha ntabwo nkeneye ejo bundi kiromba ari kujya kugenda ntabwo wasigaye ahangaha wirizariza rwose byari bibabaje sibi ese yakora watureba andera se ngewe naniwe kwirera ngewe hari ikintu amariye ibintu by'imiteto ikintu nzakubwira ceceka se nta n'amagambo yawe nkeneye urumva ngewe shaka akazi umvira ahangaha nta nubwo ngukeneye ahangaha mvaha kandi ahangaha ari mu rugo nafana se nkajyayo ntabwo nzapfa umva nkubwira ibyo ukora byose ibyo ugira byose ngewe ugomba kumenya ko utazabimukira ngo mbyemere ngwemukira siki hasi undi wazaza mpinduka siki urampindura wowe warambyaye umutima mubi wowe urampindura wowe warambyaye uzi uko nakoze imico yose ufite wawe ceceka ariko ibintu by'imiteto ntabyo nshaka kandi iyo miteto ari kuri kuvuga ugomba gushaka akazi utagashaka urukumva akazi kose nzakujyanamo uzagakora uretse shabaza kumbura wiriwe rutiwe mumeze mute amakuru meze neza nta kibazo ndakomeye ndakomeye resiste kwabuze se biteze da ukuntu ubwiga mwiriwe sara none se bimeze neza nta kibazo
aho numvaga se ngo wanshakagaho waramenye wowe bimeze ni amahoro. Amahoro se nta kibazo. Nangize ngo ni ibintu ntari birenze. Uretse sawe ageze hari ikintu cyo rero ikintu nashaka kukubwira ndashaka kugurisha gaze. Ufite umukiriya se? Umukiriya namubonye w'umusore kabisa w'ibogare uvuye i Kigali. Yambwiye ngo afite amafaranga kabisa, nabonye nanjye asa n'uyafite kabisa. Urabona afite gahunda za tabisora. Yambwiye ahubwo njye kumureba nimugoroba. Niba rero nagira ngo ujye kumfasha utsiye. Ahubwo umuturanyi ntabwo najya gukora ikintu ngo ndege gukubwira. Oya ntabwo nanjye nakwanga kugusinyira. None Sarowe azashaka nawe yajya kubona zose umuntu mukuru. ntacyo. Nese urumva harimo ikibazo? Oya nta kibazo kirimo. Rwose si we nyir'ubwite ndagusinyira ntugire ariko uragura akantu nawe urabyumva. Akantu urikumva se uri umuntu wanjye se? Ntari naragurisha narakaguraga noneho nagurisha. Rwose nicyo nkwemerera. Nanjye ntabwo nakwanga kugusinyira ntabwo wakabura. Icyo nicyo nagushakiraga kabisa. Niba uze kuba uhari uze kumfasha tubikore vuba vuba Kiromba atari yagaruka. Oya ndagufasha tugomba gushyikirana Kiromba ataraza akazasiga yanabyicere guriya. Yabyice kuko ibyangombwa bye narabisigaranye yaragenda bisigaranye. Ugiye Kigali gushaka amafaranga ndareba ukuntu ukora muri uwo mujyi. Uze ko uri mama na data tugera kumwita ko uri kutigina sangira mu nzu. Mbatara. Rero mwabishaka akabibura ukumva yuko azahita agaruka, niyo mpamvu nshaka kubifatiranya. Ibyangombwa ni wowe bifite? Ndabifite. Oya buriya ntabwo yagerayo ngo agerayo ameze neza, agomba kubikora mu gihe kimeze nawe akiri kubyutabyuta nk'igiyo. Niko bimeze, niyo mpamvu nanjye naguhamagaye byihutirwa. Uwo nabwiye namubwiye ngo akubwire byihutirwa nagushaka kugira ngo mukore atari yagaruka. Ndagufasha ntugire waserutse we. Sawa. Iby'umupfu biribwa n'umupfumu mukuru. Gira gurisha uze tuzane twinywere ubundi twimara. Uzabe wangu nsengeye mbaye simba mu giti nk'inyoni. Niba warapfuye n'imigire uzane tugashira nta kibazo. Babajwe na kariya kana ngo umusare agiye kwangaza gusa kandi kari kifitiye gahunda kanakirusha ibitekerezo. Nubwo ari ikigabo n'ikibara kubu isura gusa. Sepetiwe ko washinze uyobewe ko ngiye bafite amasaha n'angaha muri kano cyangwa Jembe ngomba gukora deal vuba nkasubira iki. Afite business nyinshi twagomba. Yesu undi ramusinze afite ibyangombwa by'ubutaka neza. Cyose birahari. Nabyo ndabibonye yari umuntu nawe yaragiye kujyana ari mu bafite. Uti niba dukinye deal nkakubwira ati kora ibi ngibi ugomba kubikora ukabikora neza kugira ngo amakuru ayizeye. Nanjye ntabwo naguha amakuru yatarayanya. Turavuganye neza n'ibyangombwa ndabibona. Arabifite.